mu gice cyatambutse mu nkuru warahemutse twasize Lydia yaramaze kuvugana na Tania aho yaramaze kumuha ukuri ko Evan ari urwaye. Ese aho ngaho Tania yaje kuhagera, ubundi si ubu byifashe gute? Inkuru yacu reka n'ubundi tuyitangirire kuri Tania. Afata ibintu byose yari afite akagenda agashaka ahantu akabibita agasiga yishyuye, ariko uba ubona afite ubwira bwinshi, ari nako yivugisha akavuga ati musaza wanjye ndaje, ndimo ndaza, komeza urwane, komeza uhangane. Ese ubundi warwaye iki ko numva ngize ubwoba n'igihunga? Arimo agenda ari nako ashaka umuntu ushobora kumutwara. Aba ari kwibaza byinshi akavuga kuki mama atambwiye, aho se undi ari kuba yabimbwiye gute ko namuhishe ko ngiye kuza, sinigeze muvugisha. Aratekereza akavuga mfate taxi voiture, mfate moto, ariko moto niyo yihuta, taxi voiture ishobora kuntinza. Arembuza umumotari, motari akaza, Tania ati njyana kwa muganga aho musaza wanjye arwariye. Motari ati se ni hehe? Tania ati ntabwo nibutse kubaza. Motari ati se ibitaro uri kumbwira ni ngombwa ko ubibaza, we ntabwo ubizi? Tania ati ntabwo nakuriyemo hano muri iki gihugu, nagiye ndi muto cyane, kandi ku myaka yanjye nagendeyeho ntabwo nari narigeze njya kwa muganga n'umunsi n'uyu n'umwe. Ubwo rero naba ngiye kukubeshya, ahubwo reka mbaze. Tania yereka afata telefone, aho guhamagara dadi we agahamagara Lydia. Akavuga ati none se mubyeyi, ibitaro muriho ni ibihe, wamfasha ukampa location? Lydia ati se wampaye umuntu ugiye kukuzana ngamurangira ko ari byo byafasha? Tania yashyira loud speak, agahereza motari kuko telefone iba iri loud speaker, akayifata mu biganza akavugana na Lydia akamurangira. Nta nubwo amubaza ngo nangahe, wahera ko yicara kuri moto akavuga ati mota ntabwo nzi aho hantu ukuntu hangana, sinzi niba ari kure nangwa se hafi, ariko please kora uko ushoboye ngereyo hakiri kare. Tania bamwerekeza kwa muganga akajya kureba Evan. Reka twigire kuri Allen. Allen mama w'abarwayi yarembye, byamushobeye. aba yicaye iruhande rwa mama we, agahinda ari kose
kavuga ati none se mama ko ubu nta sene mfite ko ibintu byose byadushizeho ko twabaye abahanya babi turi abatindi bo kubabarirwa mama ndabigenza ne naho ndi gushakisha hose nta kintu ndi kubasha kubona mama ndakora iki ko mbona uko umunsi ushira uko amasaha ashira ari kugenda uremba mama please mbwira icyo gukora undi ati are ni mwana wanjye ntako utagize waragerageje ariko nanze gukira neza neza ahari nicyo gihe ngo nitahire arena ati mama wivuga gutyo urataha se ubu nsigiye nde mama not now ni we wenyine nsigaranye ni we wenyine ndeba none nawe reba ukuntu umeze umaze kuremba nimbeshyire ngo nta n'icyo kurya dufite n'icyo uriye cyose urakigarura mama mfite ubwoba ati none se mwana wanjye uragira ngo bigende gute reka twemere ubu bushake burashaririye ariko reka tubwemere icyo tudashoboye guhindura reka tucyemere kandi tucyizere ari biramucanga bikamushobera ava iruhande rwa mama we n'agahinda akajya ku ruhande akibaza ibintu byinshi avuga ati se mama ndamufashe iki mama ndamukorera iki mana ndakora iki atangira kwibaza byinshi akavuga ati se mpamagare hirwa ntari bunyitabe naramuhamagaye aranyihorera ako nanjye umenya ndakajije gute nibagirwa hirwa ikintu cyose iyo kibaye niwe ntekereza mpamagare mama we se bigenze ne agira atya akagenda atazi iyo agiye atazi n'iyo yerekeje agenda mu mutima yibwira ari n'akasenga akavuga ati mana dore mpagurutse mu rugo ndagiye ndagusabye ndakwinginze akazi ako ari ko kose ndi bubone ndagakora aragenda akajya ku gipangu cya mbere agakomanga mu gukomanga baraza bagafungura haza umukobwa rwose ureba nabi mu kuntu akamubaza ati bite se kudukomangira ntabwo waba wayobye igipangu arena ati oya undi ati none tugufashe iki niba utayobye washakaga ndetse hano
Arena ati narinje kureba niba hano haba hari akazi nabura niyo kabara ko gusimura nangwa se kubatekera kubafurira ayo muri bume yose ndayemera. Ati ngo iki mukobwa mwiza nkawe se gute yaza gushaka akazi kameze gute ko mbona ugaragara nk'umwana se wakuriye mu buzima bwiza bayeho neza ubwo uje gushaka akazi gute? Ubwo si uburara? Ubwo nturi muri ba bana bati iwabo bakaza kuba ibirara? Arena ati hoya basi mbabarira umfashe mfite mama wanjye urwaye urembye ibyanjye ni birebire nkuru yanjye ni ndende basi niyo nabona amafaranga makeya nkabona imiti mikeya yo kuba imworohereje uburibwe n'ububabare niba ako kazi gahari ndakwinginze kame. Ndati hano nta kazi gahari rero. Ubundi se washobora gukora iki? Wabasha gufura iki? Washobora koko ibyo byose uri kuvuga nshingiye ku kuntu ndi kukubona nta kintu n'iki na kimwe ushoboye gukora pe. Rero windeshe igihe njya gushakira ahandi. Ahera akafunga Arena akagenda aragenda agasona ku kindi gipangu naho bakamufungurira. Sohokamo umusore araza akamwitegereza akavuga ati bite? Arena ati ni byiza. Ndati ko uri hano? Arena ati narinje gusaba akazi. Undi ati njira tuvuganire mwe imbere tuve kuri gate. Arena arinjira binjira mu nzu akamuha karibu. Akabanza kumubaza ati tukwakiriza iki? Arena ati ntacyo nashakaga akazi akariko kose ndagakora nta kibazo. Undi araseka akazi akariko kose uragakora nako mu buriri se ubu wagakora? Arena ahera ko yubika umutwe agaceceka ntasubize akavuga ati ahari birankomereye ahari ntago binyoroheye ariko koko sinzi ko nakabasha. Gusa basi akugufura kugusimurira mu nzu n'ibindi nabikora ariko basi nkabona icyo nshaka. Ndaramwitegereza kavuga ati se ko mbona wagira ngo uri umunyambibazo, ko mbona wagira ngo warushye ukiri muto, ikindi imyaka yawe ni mito, kubera iki uri gushaka umurimo nk'uwo? Arena ati inkuru yanjye ni ndende ahari wareka tukazayiganiraho ubutaha. Basi niba ufite uwo murimo ukareka nkawukora nawe urangiza ngataha nkajya kureba mama wanjye kuko nta wundi muntu afite umwitaho. That's okay. Saragenda akamushakira imyenda akamushyiriraho kamuga ati ngaho mfurira iyo myenda. Arena ati nta kindi se ndi bugukorere? Ndati hoya we mfurira iyo myenda byonyine uyandike kandi ntuyipfubye. Arena ati humura ndabigukorera neza boss
ndandika kano kanya se mbaye boss. Ari nati yego boss. Ndaraseka ntabyiteho. Ari natangira akazi agatangira gufura. Tugaruke kwa muganga. Tani yabahageze. Ahera akabaza Lydia akavuga ati nose mubye ari hehe. Lydia ati ngwino mujyane. Baragenda akamwereka aho Evan aba aryamye. Tani yahera ko yifata mu maso. Ubwoba bukamwica akazenga amarira mu maso akavuga ati mbwiza ukuri niki cyabaye kuri Evan ko mbona apfutse ahantu hose, umutwe urapfutse, akaboko karapfutse, yabaye iki? Ngize ubwoba bamugonze. Mbwira wambwiye. Lydia ati ntabyo nzi. Ahari wabaza Ali niwe ushobora kubuza ukuri. Tani yahera akahindukira akajya gushaka se. Ataranamuramutsa araza afite ubwuzu agiye kumuramutsa. Tani akamusunika kamubwira ati Ali. Arati suko niko wandamutsa n'imyaka yose umaze. Tani yati Ali nta kintu tuvugana, mbanza umbwire Evan kubera icyo aryamye hariya. Numbwire ko ari Maya, numbwire ko Maya ari we wageze kuri ya Evan. Arati nano kundamutsa nibyo uri kumbaza. Tani yati ndakuramutsa miki, numvaga nkumbuye Evan wenyine. Wowe na mama ntabwo nari mbakumbuye pe. None mwe ntitwavuganaga buri munsi, nabakumburamo iki? Nahoraga mbabaza ituze mukambeshya ngo nawe uhari. Dad ukambwira ngo ituze ngo yagiye mu myitozo, kumba aryamye hano kwa muganga. Dad kwanza narugura inda ari we. Mbwira wansobanurira. Arati nanjye ndabisobanura mfite. Hari wabaza mama wawe? Tani yati Ali sinongeye kumva uvuga ijambo mama. Ndaramenya ngo Evan kuki aryamye hariya, kuki afite ibipfuko mu maboko no mu mutwe, kuki aryamye kuri yasinziye atari mukanguka. Naburaga nabwira ukuntu yarankumbuye, mubwira ukuntu nari mukumbuye, mubwira ukuntu mukunda. Dad reka nkubwize ukuri, nizere ko ibi bintu wowe na mama mutabirimo. Nizere ko wowe na Maya mutabirimo, kuko mubaye mubirimo. Evan akaba aryamye hariya kubera wowe nangwa se kubera Maya. Natumva mama sinzi niba nabatwika muri bazima. Ndagira ngo nkumenyeshe ko Evan asobanuye byinshi mu buzima bwanjye. Mwandandukanyije na musaza wanjye nkiri muto, muranyanganza mu njyana imahanga, njya kuba ahantu nishimiye ntakunda, njya kure ya musaza wanjye wambaga hafi nakundaga. Uri kuva uburibwe nakuriyemo bwo kujya kure y'uwo nkunda. Buri munsi ndararyamaga nkarota Evan, nkarota turi kumwe, ubundi nkarota yarohamye. Nagiye ndota ibintu byinshi bibi kuri we, ngagira ubwoba.
nahoranaga ubwoba n'igihunga ko ntazigera nsanga kiriho kubera ubugome bwa Maya najyaga mbona mukorera tukiri bato. Mubwire n'ikindi kintu cyatumye nza ari we, ntabwo naje ku bwanyu pe, naje ku bwa Evan, naje ku bwa musaza wanjye ngamisha ukuri kwa nyako, ariko noneho kuri iyi nshuro ngiye gucukumbura menye ibintu byose, menye impamvu ababyeyi gito nk'abo mwitera mugatandukanya abana. Wambwira Maya ari hehe? Ndashaka kujya kureba Maya nonaha. Atari kuri polisi. Tari atugize guki? Maya ari kuri polisi. Arazira iki? Arati wagiye ukabimubaza ko mbona n'ubundi warubiye washaririye. Tania ahera akajya kureba Lydia, akambwira ati mbwira polisi mama wanjye ariho. Lydia ati ntabwo unyize, ari niwe wenyine uyizi. Akiri muri ibyo yisararanga, ahera ko haza imodoka ya polisi bafite Maya, baje kwa muganga kureba niba koko ituze atagize ikibazo gikomeye, cyane ko baba barimo basaba ko Maya yarekurwa, bakareba niba koko bitagize ingaruka kuri Evan kugira ngo afungurwe. Tani yahera akamubona, ntatekereza kabiri, mu burakari bwinshi n'amarira menshi n'agahinda aragenda akitambika, kavuga ati Maya. Ndahera ko yikanga, kavuga ati Tani ya mwana wanjye, ndati buretse kumbyita umwana wawe, wait a bit. Kuki uri mu maboko y'inzego z'umutekano? Kabiri, kubera iki musaza wanjye aryamye hariya? Maya ati ndagusobanurira mwana wanjye. Tani ati ibyo nibyo nshaka, mbwira kuki Evan aryamye hariya, niki cyabaye? Maya araceceka. Mu guceceka Tania amukubita urushyi. Lydia agahera ko yumirwa, na ari nawe arumirwa, abantu bose baraho barumirwa. Maya nawe ahera ko yumirwa, azunguza umutwe akavuga ndarota, ndakanuye. Arahera akaza akavuga ati Tania ukoze ibiki? Tania nawe asa nk'ugaruye ubwenge. Bahera ko bamufata, bakamushyira muri ya modoka ya polisi, bakamufungirana kubera ko abateje akavuyo. Ari biramucanga. Lydia akabona byakomeye, Maya akabona ibintu byose byadogereye. Lydia yegera Ari akamubwira ati uri kubibona? Uri kubibonesha amaso yawe? Ahari wenda Tania yabashyirira ku murongo. Ndaje nde? Muramusobanurira iki se? Muramubwira ko musaza wiwe aryamye hano kubera iki? Kubera ko habaye iki? Ndaje ndebe ubugwari bwawe, nibwo ngiye kubonesha amaso yanjye. Komeza ube ikigwari n'ubundi wabaye icyo na mbere hose.
barabanza rero bakajya kureba abaganga bari kwita kuri Ituze, bakajya mu cyumba Ituze abarwariyemo. Ku bw'amahirwe bahagera basanga yakangutse, ariko ari kubabara umutwe cyane, adafite n'uko yifata. Baramubaza turumva umeze ute? Akavugana intege nke cyane. Akavuga ati umutwe niwo uri kundya. Polisi umwe aramubaza ati wabasha kuvuga? Evan azunguza umutwe. Akavuga ati yego. Baramubaza uyu ni mama wawe? Evan ati yego. None se koko niwe wagukubise akakugira atya? Evan aratekereza akiyumvira, azenga amarira mu maso. Akavuga ati tubwire, nta kibazo tubwire, turi hano kugira ngo tugufashe. Niwe wakugize atya? Niwe watumye ujya muri koma? Niwe watumye ugera hano kwa muganga? Evan azunguza umutwe. Akavuga ati hoya, ahari ntabwo yabishakaga, ahari byamugwiririye, ntabwo yabikoranye umutima mubi n'urwango. Maya ahera ko yiruhutsa, akavuga ati ahwi. Mahera ko bamukuraho amapingu. Kubera ko Evan aba amaze kuvuga ko atabishakaga, ibyaha byose aba asa n'ubimuhanaguyeho. Bahera ko basohoka, bakanarekura Tania, bakamubwira ati ubutaha ntugateje akavuyo, dore uracyari muto, urashaka gufungwa. Tania we nta nubwo abyitaho, ahera akagenda akinjira aho Evan ari, akajya kureba uko ameze. Maya nawe aba yagiye ku ruhande arimo yiruhutsa, avuga ati ahwi, Mana urakoze kunkiza irya none. Araramwegera akamubaza ati se ko bakurekuye bigenze gute, ubabwiye iki? Maya ati njye nta kintu n'iki na kimwe mvuze, ahubwo Evan niwe utumye bandekura. Abasobanurira uko byose byagenze, barandeka. Aratoke, Mana ishimwe. Twigarukire kuri Tania, asanga Evan yakangutse. Evan akimubona n'ubwuzu bwinshi n'urukumbuzi, araturika akarira, akagerageza kweguka, ariko bikamunanira akanababara. Tania aramubwira ati please please please, wikibabaza. Tania we aramureba akarira gusa, marira akaba yose, amubwira ukuntu amukunda yaramukumbuye. Evan nawe akarira, aramuhobera, akamuhobera mu kiniga cyinshi, amubwira turakangutse, urangarukiye, basi wibare kugaruka, nari ngukumbuye, I missed you so much.
basi ntuzongere kunkura umutima. Evan amwenyura akavuga ati Tania ni wowe. Nari mfite ubwoba ko nazongera kukubona, nari mfite ubwoba ko ubuzima bwanjye bwose nzarinda mpfa nongeye kukubona, ariko ubu niyo napfa, ubu niyo nakitahira, ubu niyo ubuzima bwanjye bwarangira, Imana ishimwe ndakubonye. Tania ati Evan, sinzongere kumva uvuga ngo gupfa, ntabwo ugomba gupfa. Iki nicyo gihe cyiza ngo we na mushiki wawe agahe mutigeze mugirana mukiri bato ngo mukagirane, none ngo urashaka gupfa ahubwo tukiri aho. Kubera iki? Mbona upfutse, ukuboko kwawe kwaravunitse. Ninde wagukoze ibi? Wabaye iki? Byakugendekeye gute? Inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha. Ese Evan araza kubwira iki Tania? Ese haramuha ukuri nangwa aramubeshya? Namubwiza ukuri se Tania arakora iki? Inkuru yitwa Warahemutse. Gusa nanone are ni mama wari habi, iherezo ni irihe? Uko nari mbivuze, ibyo twibaza byose ni mu bice bizakurikira. Ni Warahemutse, inkuru yacu. Njyewe nitwa Atete, ingiye yandika kandi ni nanjye wibagezaho.